Ibyahishuriwe Yohani umutwe wa mbere. Ibi ni ibyahishuwe na Yezu Kristo abihawe n'Imana kugira ngo yereke abagaragu be ibyenda kubaho. Yabimenyesheje umugaragu we Yohani amutumyeho umumarayika. Yohani nawe yemeza ijambo ryavuye ku Mana n'iby'ukuri Yezu Kristo yahamije akurikije ibyo yiboneye. Hahirwa umuntu usoma iki gitabo, hahirwa n'abumva amagambo yahanuwe akirimo kandi bagakurikiza ibyanditswemo, kuko igihe byagenewe cyegereje. Yewe Yohani ndabandikiye mwebwe amatorero 7 yo mu ntara ya Aziya. Imana nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, yo iriho kandi yahozeho kandi igiye kuza. Nibikore ifatanyije n'ibyitwa ibinyamwuka 7 bihora imbere y'intebe yayo ya cyami. Ibikore kandi ifatanyije na Yezu Kristo umuhamya w'indahemuka, akaba yarabimburiye abandi kuzuka mu bapfuye, akagirwa umutware w'abami bategeka isi. Kristo aradukunda, ni nawe watubohoye, amena amaraso ye ngo atuvane mu byaha byacu, kandi yatugize abantu bo mu bwami bwe b'abatambyi ngo dukorere Imana se. Nahabwe ikuzo n'imbaraga iteka ryose. Amina. Doraje mu bicu, umuntu wese azamubona, ndetse n'abatoboye umubiri we bazamubona. Amoko yose yo kwisi azacura umuborogo kubwe. Koko bizaba bityo. Amina. Nyagasani Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi igiye kuza, iravuga iti: Yewe ntangiriro nanjye herezo. Nige Yohani umuvandimwe wanyu musangiye amakuba duhorwa Yezu, musangiye kandi ubwami bwe n'ukwihangana duterwa nawe. Nari ku kirwa cya Patimo, mporwa ijambo ry'Imana n'iby'ukuri Yezu yahamije. Ku munsi wa Nyagasani Mwuka w'Imana nzaho, maze ndabonekerwa. Inyuma yanjye numva ijwi rimeze nk'iry'impanda, ryuvuga cyane ati: Ibyo ureba ubyandike mu muzingo w'igitabo, uwoherereza amatorero 7 yo muri iyi migi: Efezi na Simirina na Perugamo na Tiyatira na Saridi na Filadelfiya na Laodiseya. Ndahindukira ngo ndebe uwambwiraga, maze mbona hateretswe amatara 7 akozwe muri zahabu. Hagati yayo hari hahagaze usa n'umwana w'umuntu. Yari yambaye ikanzu ndende, igituza cye kizengurutswe n'umukandara wa zahabu. Umutwe we n'umusatsi we byereranaga nk'inyange cyangwa se nk'urubura, kandi amaso ye yari nk'indimi z'umuriro. Ibirenge bye byararabagiranaga nk'umuringa wamazwe mu inkamba n'umuriro ugasenwa, kandi ijwi rye ryarangiraga nk'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7, naho mu kanwa ke havagamo inkota ityaye. Mu maso he harabagiranaga nk'izuba ryo ku manywa y'ihangu. Ngo murabukwe mpita nikubita hasi imbere ye, mera nk'upfuye. Nuko andambikaho ikiganza cy'iburyo, aravuga ati: Witinya, nije ntangiriro ni nanjye herezo. Dore ndi muzima, ni narapfuye, none ndiho kugeza iteka ryose. Nije ufite imfunguzo, shobora gufunga no gufungura urupfu n'ikuzimu. Nuko rero andika ibyo ubonye, ari ibiriho ubu, ari n'ibigiye gukurikiraho. Ibyerekeye inyenyeri 7 wabonye mu kiganza cyanjye cy'iburyo n'amatara 7 ya zahabu ni ibanga. Dore uko iryo banga risobanura: inyenyeri 7 ni abamarayika bashinzwe amatorero 7, naho amatara 7 ni ayo matorero 7 ubwayo. Ibyahishuwe umutwe wa 2. Handikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ryo muri Efezi, utufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akanagendera hagati y'amatara 7 ya zahabu, aravuze ngo: Nzi ibyo ukora n'ukuntu uvunika ntucogore. Nzi kandi ko utabasha kwihanganira abagizi ba nabi. Wagenzuye abiyita intumwa za Kristo, kandi atari zo, maze usanga ko babeshya. Koko warihanganye, warababajwe bakumpora, ntiwacika intege. Icyakora hari icyo nkugaya, nuko waretse kunkunda nk'uko wankundaga mbere. Nuko rero wibuke aho wavuye ukagwa, maze wihane, wongere gukora uko wakoraga mbere. Nibitaba bityo, nzaza aho uri, nkuri itara ryawe aho riteretse,
niba utihannye. Nyamara hari icyo ngushimira, ni uko wanga imigenzereze y'abayoboke ba Nikola nk'uko nanjye nyanga. ufite amatwi yumva ngaho niyumva icyo mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Utsinda wese nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri mu buturo bw'Imana. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Simirina uti uw'intangiriro akaba n'uw'iherezo, ari nawe wari warapfuye none akaba ariho, aravuze ngo nzi amakuru ugira n'ubukene bwawe, nyamara kandi uri umukungu rwose. Nzi n'ukuntu utukwa n'abiyita Abayahudi kandi atari bo, ahubwo ari abo mu ikoraniro ry'abasenga Satani. Ntutinye uburyo uzababazwa, dore Satani agiye kubagerageza arohe bamwe muri mwe muri gereza, mugirirwe nabi kumara iminsi 10. Urabe indahemuka rero kugeza ku gupfa, nanjye nzaguha ubugingo buhoraho ubugireho ikamba. ufite amatwi yumva ngaho niyumva icyo mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Utsinda wese ntacyo urupfu rwa kabiri ruzamutwara. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Perugamo uti ufite inkota ityaye impande zombi, aravuze ngo nzaho utuye naho Satani ashinze intebe ye ya cyami, ariko ntibyakuje gukomera kuri je, ntiwigeze unyihakana, habe no mu gihe Antipa umuhamya wanjye w'indahemuka yicirwaga iwanyu aho Satani aganje. Icyakora mfite ibyo nkugaya, nuko iwanyu hari abantu bakurikiza inyigisho za Balamu wigishije Baraki kugusha Abisirayeli mu cyaha, barya inyama zaterekerejwe ibigirwamana, baranasambana. Iwanyu kandi hari abakurikiza inyigisho z'ubuyobe z'abayoboke ba Nikola. Nuko rero wihane, nibitaba bityo ngiye kuza aho uri bidatinze, barwanye nkoresheje inkota iva mu kanwa kanjye. ufite amatwi yumva ngaho niyumva icyo mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Utsinda wese nzamugaburira manu ihishwe, buri wese kandi nzamuha ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu uwo ari we wese keretse uzaba arihawe. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Tiyatira uti umwana w'Imana ufite amaso ameze nk'ibirimi by'umuriro n'ibirenge birabagirana nk'umuringa usenwe, aravuze ngo nzi ibyo ukora n'urukundo ugira, nzi n'uko unyizera n'umurimo unkorera no kwihangana kwawe, kandi nzi ko ibyo ukora ubu biruta kure ibyo wakoraga mbere. Ariko mfite icyo nkugaya, nuko wa mugore Yezabeli wiyita umuhanuzikazi umwemerera kwigisha, ayobya abagaragu banjye, abigisha gusambana no kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana. Namuhaye igihe cyo kwihana, nyamara ntashaka kureka ubusambanyi bwe. Nicyo gituma ngiye kumuheza ku buriri hamwe n'abasambane be, kugira ngo babazwe bikomeye niba batihannye ngo bareke ibi bakorana nawe. Ndetse n'abana be nzabica, bityo amatorero yose y'Imana azamenyeraho ko jewe nzi kugenzura ibitekerezo n'ibyifuzo by'abantu. Umuntu wese muri mwe nzamwitura ibikwiriye ibyo azaba yarakoze. Naho rero abasigaye bo mu muryango w'Imana w'i Tiyatira, mwirinze gukurikiza izo nyigisho mbi, nta nubwo muzi ibyo bita amabanga akomeye ya Satani. Ndabamenyesha ko nta wundi mutwaro mbakoreye keretse gukomeza ibyo musanganywe kugeza aho nzazira. Uzatsinda wese agakomeza gukora ibyo nshaka kugeza ku iherezo, nzamuha ubushobozi bwo gutegeka amahanga nk'uko nabuhawe na Data. Azayaragiza inkoni y'icyuma, ayajanjagure nk'ujanjagura ikibindi, kandi nzanamuha inyenyeri yo mu rukerera. ufite amatwi yumva ngaho niyumva icyo mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Ibyahishuwe umutwe wa 3. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Saridi uti ufite ibinyamwuka 7 biva ku Mana, kandi akaba afite na za nyenyeri 7, aravuze ngo nzi ibyo ukora, witwa kuriho nyamara wapfuye uhagaze. Kanga ukomeze ibyo usigaranye nabyo byenda gupfa. Ni koko nasanze ibikorwa byawe imbere y'Imana bituzuye. Nuko rero ibuka ibyo wigishijwe ukabyumva, maze ubyitondere wihane. Naho nutaha amaso nzaza ngutunguye nk'umujura, ntabwo uzamenya igihe nzakugereraho. Icyakora i Saridi ufite bamwe batanduje imyambaro yabo, bazagendana nanjye bambaye imyambaro yera, koko barabikwiriye. Utsinda wese azambika imyambaro yera, kandi sinzigera mpanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Nzemera ko ari uwanjye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. ufite amatwi yumva ngaho niyumva icyo mwuka w'Imana abwira amatorero yayo.
andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Filadelifiya uti: uwitwa umuziranenge n'umunyakuri, wasigaranye urufunguzo rw'umwami Dawidi, wa wundi ufunga ntihagire ufungura, kandi yafungura ntihagire ufunga, aravuze ngo: nzi ibyo ukora, nubwo ufite intege nke, nzi ko wakurikije ibyo nigishije, kandi ko utigeze unyihakana. Nuko rero ngukinguriye irembo ngo ngutume, nta muntu n'umwe ubasha kugukoma imbere. Bamwe bo mu ikoraniro ry'abasenga Satani babeshya ko ari Abayahudi kandi atari bo, dore ngiye kubakuzanira, bakwikubita imbere, bamenye ko ngukunda. Ubwo wakurikije ibyo nigishije, ukanambaho, nanjye nzakurinda mu bihe by'amakuba agiye kuzakwira isi yose, ngo agerageze abayituye. Ngiye kuza bidatinze. Komeza ibyo ufite rero, kugira ngo hatagira ugutwara ikamba wagenewe. Utsinda wese nzamugira inkingi mu ngoro y'Imana yanjye, ntazigera asohokamo ukundi. Nzandika kuri we izina ry'Imana yanjye n'iry'umurwa wayo, ari we Yerusalemu nshya, igiye kumanuka iturutse mu ijuru ku Mana yanjye, kandi nzandika kuri we izina ryanjye rishya. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Laodiseya uti: uwitwa Amina, umuhamya w'indahemuka kandi w'umunyakuri, ari nawe shingiro ry'iby'Imana yaremye, aravuze ngo: nzi ibyo ukora, ntukonje kandi ntushyushye. Ubonye wari ukonje cyangwa ngo uba ushyushye? None rero ubwo uri akazuyazi, ukaba udakonje ntunashyuye, ngiye kukuruka. Uravuga uti ndi umukire, ndakungahaye, ntacyo nkenye na busa. Nyamara ntuzi ukuntu uri umutindi wo kubabarirwa, ntugira shinge na rugero, uri impumyi kandi wambaye ubusa. Nicyo gituma nkugira inama yo kunguraho zahabu yatunganyijwe n'umuriro, maze ubone kuba umukungu. Ungureho n'imyambaro yera, kugira ngo uhishe ubwambure bwawe buteye isoni, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso, kugira ngo uhumuke urebe. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabacishaho umunyafu. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyumva wese agakingura, nzinjira iwe nsangire nawe, nawe kandi asangire nanjye. Utsinda nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye ya cyami, nkuko nanjye natsinze nkicarana na Data ku ntebe ye ya cyami. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve icyo Mwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Ibyahishuwe umutwe wa 4. Hanyuma ngira ntya mbona mu ijuru urugi rukinguye. Uwo nari numvise bwa mbere, ijwi rye ryarangiraga nk'iry'impanda, arambwira ati: zamuka uze hano nkwereke ibigiye gukurikiraho. Ako kanya Mwuka w'Imana nzaho, maze ndabonekerwa, mbona intebe ya cyami y'Imana mu ijuru, mbona n'uyicayeho arabagirana nk'amabuye y'agaciro yitwa yasipi na sarudiyo. Iyo ntebe ya cyami kandi yari izengurutswe n'umukororombya warabagiranaga nk'ibuye rya emerodi. Yari izengurutswe kandi n'izindi ntebe za cyami 24 zicaweho n'abakuru 24 bambaye imyenda yera kandi batamirije amakamba ya zahabu. Kuri iyo ntebe ya cyami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Imbere y'iyo ntebe hari hateretswe amatara 7 yaka umuriro, niyo binyamwuka by'Imana. Imbere y'iyo ntebe hari igisa n'ikiyaga kigizwe n'ikirahuri kibonerana nk'ibuye ry'isarabwayi. Imbere y'iyo ntebe n'ahayizengurutse hakaba ibyitwa ibinyabugingo 4 byuzuyeho amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri kigasa n'ikimasa, icya gatatu mu maso kigasa n'umuntu, naho icya kane kigasa na kagoma iguruka. Buri kinyabugingo cyari gifite amababa 6, kandi byose byari byuzuyeho amaso kunda n'inyuma hose. Ijoro n'amanywa ntibituza kuririmba biti: umuziranenge, 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 ni Nyagasani Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi igiye kuza. Ibyo binyabugingo 4 niko bihora biririmba, biha ikuzo Imana ihora iteka ryose, yicaye kuri ya ntebe ya cyami, bikayubaha bikanayishimira. Kandi uko bigize bityo, ba bakuru 24 nabo
bikubita imbere yicaye kuri ya ntebe ya cyami, bakaramya ihoraho iteka ryose. Ubwo kandi bakaba banaze amakamba yabo imbere y'iyo ntebe, bakavuga bati: Nyagasani Mana yacu, ni wowe ukwiye guhabwa ikuzo n'icyubahiro n'ububasha, kuko niwe waremye ibintu byose, byaremwe ku bushake bwawe, ni wowe ubibeshaho. Ibyahishuwe umutwe wa 5. Nuko mbona umuzingo w'igitabo mu kiganza cy'iburyo cyicaye kuri ya ntebe ya cyami, wari wanditswe imbere n'inyuma, kandi ufungishijwe ibimenyetso 7. Mbona n'umumarayika w'igihangange warangururaga ijwi abaza ati: Ninde ukwiriye gufungura uyu muzingo akavanaho ibimenyetso biwufunze? Maze mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu ntihagira n'umwe ubasha gufungura uwo muzingo w'igitabo ngo awurebemwo. Ndizwa cyane nuko hatabonetse n'umwe ukwiriye gufungura uwo muzingo ngo awurebemo. Maze umwe muri ba bakuru arambwira ati: Wirira, dore aratsinze ya ntare y'umuryango wa Yuda, ari nawe gihisi cya Dawidi. Niwe ugiye gufungura uwo muzingo akavanaho ibimenyetso 7 biwufunze. Nuko mbona umwana w'intama ari kuri ya ntebe ya cyami rwagati, azengurutswe na bya binyabugingo 4 hamwe n'aba bakuru. Yasaga n'uwishwe, yari afite amahembe 7 n'amaso 7, ari byo bya binyamwuka by'Imana byatumwe nayo ku isi yose. Nuko umwana w'intama araza, yakira uwo muzingo w'igitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe ya cyami, ngo awakire. Bya binyabugingo 4 n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama. Buri wese yari afite inanga n'inzabya za zahabu zuzuye imibavu, niyo masengesho y'intore z'Imana. Baririmbaga indirimbo nshya bati: Ni wowe ukwiriye kwakira uwo muzingo, ukwiriye no kuvanaho ibimenyetso biwufunze, kuko warishwe, amaraso yawe uyacunguza abantu, wabagaruriye Imana, wabavanye mu miryango yose yo mu bavuga indimi izo arizo zose, wabavanye mu moko yose no mu mahanga yose, wabagize abantu b'ubwami bw'Imana, wabagize n'abatambyi ngo bakorere Imana yacu, bityo bazima ingoma bategeka isi. Ndongera ndareba, numva ijwi ry'abamarayika bari benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi. Bari bazengurutse ya ntebe ya cyami na bya binyabugingo n'aba bakuru, bavuga cyane bati: Umwana w'intama wishwe n'ukwiriye guharirwa ububasha n'ubukungu n'ubwenge n'imbaraga n'icyubahiro n'ikuzo no gusingizwa. Maze numva ibyaremwe byose biri mu ijuru no ku isi n'ikuzimu no mu nyanja, mbese ibyaho byose uko bingana, bigira biti: Iyicaye kuri ya ntebe ya cyami hamwe n'umwana w'intama, nibahorana ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha iteka ryose. Bya binyabugingo 4 bikikiriza biti: Amina. N'aba bakuru bakikubita hasi bakaramya. Ibyahishuwe umutwe wa 6. Hanyuma mbona umwana w'intama avanyeho kimwe muri bya bimenyetso bifunze wa muzingo. Maze numva icya mbere muri bya binyabugingo 4 kivuga cyane nk'inkuba ihinda, kigira kiti: Ngwino. Nuko ngira ntya, mbona ifarasi y'igitare. Uwo ihetse yari afite umuheto, maze ahabwa n'ikamba. Nuko agenda atsinda kandi agamije gutsinda. Umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 2, maze numva ikinyabugingo cya 2 kigira kiti: Ngwino. Nuko indi farasi y'igaju iraza. Uwo ihetse atumwa guteza intambara ku isi, kugira ngo abantu basubiranemo bicane, ahabwa inkota nini. Umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 3, maze numva ikinyabugingo cya 3 kigira kiti: Ngwino. Ngo ngire ntya, mbona ifarasi y'umukara. Uwo ihetse yari afite umunzani mu ntoki, maze numva ikimeze nk'ijwi ry'umuntu uvugiye hagati muri bya binyabugingo 4 agira ati: Ikiro cy'ingano kigurwa igihembo cy'umubyizi, ibiro 3 by'ingano zitwa bushoki nabyo bigurwe igihembo cy'umubyizi, naho amavuta na divayi ntugire icyo ubikoraho. Umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 4, maze numva ikinyabugingo cya 4 kigira kiti: Ngwino. Ngo ngire ntya, mbona ifarasi y'ikijuju.
uwihetse akitwa Rupfu, kandi yari akurikiwe n'uwitwa Kuzimu. Bahabwa ubushobozi kuri 1/4 cy'abatuye isi kugira ngo babicishe inkota n'inzara n'indwara z'ibyorezo n'inyamaswa z'inkazi. Umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 5, maze mbona munsi y'urutambiro abantu bapfuye bishwe bahorwa kwamamaza ijambo ry'Imana no guhamya ibyayo. Bavugaga cyane baranguruye ijwi bati: Databuja, wowe muziranenge, wowe munyakuri, uzageza ryari ko watinze gucira urubanza abatuye isi no guhorera amaraso yacu bamennye? Maze buri wese ahabwa ikanzu yera, kandi barababwira ngo bagende baruhuke ikindi gihe gito, kugeza ubwo umubare w'abagaragu bagenzi babo n'abavandimwe babo uzabushyitse, aribo bagombaga kuzicwa kimwe nabo. Mbona umwana w'intama avanaho ikimenyetso cya 6. Habaho umutingito w'isi ukaze, izuba rihinduka umukara nk'umwambaro w'ubwirabure, n'ukwezi guhinduka umutuku nk'amaraso. Inyenyeri zihanuka ku ijuru zigwa ku isi, nk'uko imbuto z'umutini zihanantuka zikiri mbisi iyo zihuye n'umuyaga ukaze. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga umuzingo w'igitabo, n'imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa aho byari biri. Abami batwara iyi si n'ibikomerezwa byayo, abagaba b'ingabo n'abakungu n'abanyambaraga, abakoreshwa agahato kimwe n'abigenga, bose biraha mu buvumo no mu bitare byo ku misozi ngo bihishe. Babwiraga imisozi n'ibitare bati: nimutugweho, muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe ya cyami, muduhishe n'uburakari bw'umwana w'intama. Uyu ni wo munsi ukaze w'uburakari bwabo, ninde uzawurokoka? Ibyahishuwe umutwe wa 7. Hanyuma mbona abamarayika 4 bahagaze ku mpande enye z'isi. Bari bafashe imiyaga 4 ihaturuka, kugira ngo hatagira n'umwe muri yo uhuha ku isi cyangwa ku nyanja cyangwa ku giti icyo ari cyo cyose. Mbona n'undi mumarayika uturutse iburasirazuba, afite kashe yahawe n'Imana nzima. Maze arangurura ijwi cyane, abwira abamarayika 4 bari batumwe kwangiza isi n'inyanja ati: ntimwangize isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti kugeza ubwo tuzaba tumaze gutera icyapa mu ruhanga rwa buri mugaragu w'Imana yacu. Numva ko umubare washyizweho icyo kimenyetso ari 144,000 bo mu miryango yose ikomoka kuri Isirayeli. Mu muryango wa Yuda abashyizweho ikimenyetso ni 12,000. Mu muryango wa Rubeni abagishyizweho ni 12,000. Mu muryango wa Gadi ni 12,000. Mu muryango wa Asheri ni 12,000. Mu muryango wa Nefutali ni 12,000. Mu muryango wa Manase ni 12,000. Mu muryango wa Simeyoni ni 12,000. Mu muryango wa Levi ni 12,000. Mu muryango wa Isakari ni 12,000. Mu muryango wa Zabuloni ni 12,000. Mu muryango wa Yozefu ni 12,000. No mu muryango wa Benyamini abagishyizweho ni 12,000. Hanyuma ngira ntya mbona imbaga nyamwinshi y'abantu batabarika, bari bakomotse mu mahanga yose no mu miryango yose, mu moko yose no mu bavuga indimi izo arizo zose. Bari bahagaze imbere y'intebe ya cyami y'Imana n'imbere y'umwana w'intama, bambaye amakanzu yera kandi bafashe amashami y'imikindo mu ntoki. Maze barangurura ijwi cyane bati: agakiza kava ku Mana yacu yicaye ku ntebe ya cyami, kava no ku mwana w'intama. Ubwo abamarayika bose bari bahagaze bazengurutse ya ntebe na babakuru na bya binyabugingo 4, niko kwikubita hasi imbere y'iyo ntebe ya cyami baramya Imana bavuga bati: Amina. Ugusingizwa n'ikuzo, ubwenge no gushimirwa, icyubahiro n'ububasha n'imbaraga ni iby'Imana yacu iteka ryose. Amina. Maze umwe muri babakuru arambaza ati: mbese bariya bambaye amakanzu yera ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti: mubyeyi ni wowe ubizi. Arambwira ati: bariya ni abaciye mu makuba akabije, bameshe amakanzu yabo bayeza mu maraso y'umwana w'intama. Niyo mpamvu
bari imbere y'intebe ya cyami y'Imana bayikorera ijoro n'amanywa mu ngoro yayo. Yicaye kuri iyo ntebe izabacira ingando, ibatwikire kandi barinde. Ntibazongera kugira inzara cyangwa inyota cyangwa ngo bicwe n'izuba cyangwa icyokere cyose. Umwana w'intama uri ku ntebe ya cyami rwagati azababera umushumba, abashore ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ibyahishuwe umutwe wa 8. Igihe umwana w'intama avanyeho ikimenyetso cya 7 cyari gifunze wa muzingo, numva mu ijuru ngo ce, bimara nk'igice cy'isaha. Maze mbona abamarayika 7 bahagaze imbere y'Imana, bahabwa impandandwi. Undi mumarayika araza ahagarara iruhande rw'igicaniro, afashe icyotezo cyacuzwe muri zahabu. Ahabwa imibavu myinshi yo kosereza ku gicaniro cya zahabu kiri imbere y'intebe ya cyami, hamwe n'amasengesho y'intore zose z'Imana. Umwotsi w'imibavu uva mu ntoki z'uwo mumarayika uzamukira imbere y'Imana hamwe n'amasengesho y'intore. Nyuma umumarayika afata icyotezo acyuzuzamo umuriro wo ku gicaniro, awuroha ku isi. Maze inkuba zirahinda, habaho urusaku, imirabyo irarabya, n'isi iratingita. Nuko abamarayika 7 bari bafite impanda, bitegura kuzivuza. Umumarayika wa mbere avuza impanda, urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bihita byiroha ku isi. 1/3 cy'isi yose kirashya, na 1/3 cy'ibiti kirashya, ibyatsi byose nabyo birashya. Umumarayika wa kabiri avuza impanda, igisa n'umusozi munini ugurumana gihita kiroha mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'ibifite ubuzima byo mu nyanja kirapfa, na 1/3 cy'amato kirasenyuka. Umumarayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini igurumana ihubuka ku ijuru, igwira 1/3 cy'inzuzi, kandi igwira n'amasoko y'imigezi. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. Bityo 1/3 cy'amazi kirarura, abantu benshi bicwa no kunywa ayo mazi yahindutse ibamba. Umumarayika wa kane avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri birakabona, ku buryo 1/3 cy'amanywa na 1/3 cy'ijoro byacuze umwijima. Ngiye kumva, numva kagoma imwe yagurukaga iriya kure mu kirere, iravuga cyane iti, mbega ishyano, mbega ishyano, mbega ishyano abatuye isi bose bazagusha, kubera impanda zigiye kuzavuzwa n'abamarayika 3 basigaye. Ibyahishuwe umutwe wa 9. Hanyuma umumarayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri ihanutse ku ijuru igwa ku isi, ihabwa urufunguruzo rufungura ikuzimu. Imaze kuhafungura, havamo umwotsi umeze nk'uw'itanura rinini cyane. Izuba n'ikirere bizimagizwa n'uwo mwotsi uva ikuzimu. Muri uwo mwotsi havamo inzige zikwira isi. Izo nzige zihabwa ubushobozi bumeze nk'ubw'igisimba bita indyanisha murizo. Zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi cyangwa ibiti cyangwa ikimera icyo ari cyo cyose, keretse abantu batateweho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Izo nzige ntizemererwa kubica burundu, keretse kubica urubozo mu gihe cy'amezi 5. Uburibwe zabateraga ni nk'ubw'umuntu yumva iyo ari iwe n'indyanisha murizo. Muri iyo minsi abantu bazahamagara urupfu barubure, bazifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga. Izo nzige zasaga n'amafarasi yiteguye kujya ku rugamba. Ku mitwe yazo wagira ngo zari zambaye amakamba ya zahabu, naho mu maso zari ziteye nk'abantu. Zari zifite ubwoya bumeze nk'imisatsi y'abagore itendera mu mugongo, naho amenyo yazo yari nk'ay'intare. Wagira ngo zambaye amakoti ya gisirikare akozwe mu cyuma, kandi urusaku rw'amababa yazo rwari nk'urw'amagare menshi akururwa n'amafarasi agiye ku rugamba. Zari zifite imirizo irimo urubori, isa n'iyindyanisha murizo. Muri iyo mirizo niho zakuraga ubushobozi bwo kugirira abantu nabi mu gihe cy'amezi 5.
umwami w'izo nzige ni umumarayika ugenga ikuzimu, akitwa murimbuzi. mu giheburayi ni abadoni, naho mu kigereki ni apoliyoni. dore icyago cya mbere kirahise, kigiye gukurikirwa n'ibindi bibiri. umumarayika wa gatandatu aherako avuza impanda, maze numva ijwi riturutse hagati y'amahembe ari mu mfuruka enye z'igicaniro cya zahabu kiri imbere y'Imana. uwavugaga abwira umumarayika wa gatandatu ufashe impanda ati, bohora ba bamarayika bane baboheye hafi y'uruzi rwitwa Efurati. nuko barababohora. byari bigenwe ko abo bamarayika babohorwa kuri iyo saha y'uwo munsi, muri uko kwezi k'uwo mwaka, kugira ngo bice 1/3 cy'abatuye isi bose. mbona n'abasirikari bahetswe n'amafarasi, numva bavuga umubare wabo ko ari 200,000,000. dore uko neretswe ayo mafarasi n'abahetswe nayo, bari bambaye amakoti ya gisirikari akozwe mu cyuma. ayo makoti yari umutuku nk'uw'ikara ryaka, n'ubururu nka safiro, n'umuhondo nk'amazuku. imitwe y'amafarasi yasaga n'iy'intare, kandi mu minwa yayo havaga nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byorezo bitatu, umuriro n'umwotsi n'ubumara bw'umuhondo byavaga mu minwa ya mafarasi. ubushobozi bw'aya mafarasi bwaturukaga mu minwa yayo no mu mirizo yayo. imirizo yayo yasaga n'inzoka, yari ifite imitwe yakoreshaga ngo igirire abantu nabi. nyamara abantu bose basigaye batishwe n'ibyo byorezo ntibihana ngo bareke ibigirwamana bari barakoze ubwabo. ntibareka kuramya ingabo za Satani n'ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza no mu muringa no mu ibuye no mu giti, kandi bitabona ntibyumve ntibigende, habe ngo banihane ibyaha byabo byo kwica no kuroga no gusambana no kwiba. ibyahishuwe umutwe wa 10. nuko mbona undi mumarayika ukomeye amanuka ava mu ijuru. yari yambaye igicu ho umwenda, kandi umutwe we uzengurutswe n'umukororombya. mu maso he harabagiranaga nk'izuba, naho amaguru ye yasaga nk'inkingi zaka umuriro. mu kiganza cye yari afashe agatabo kabumbuye, maze ashinga ikirenge cy'iburyo ku nyanja, naho icy'ibumoso agishinga imusozi. aherako arangurura ijwi cyane, avuga nk'intare yomongana. amaze kurangurura ijwi, inkuba ndwi nazo zirahinda cyane. izo nkuba ndwi ngo zimare kuvuga, nitegura kwandika ibyo zivuze, maze numva ijwi riturutse mu ijuru ry'uvuga ati, uramenye iby'izo nkuba ndwi zivuze ubigira ibanga, ntubyandike. maze umumarayika nabonye ahagaze ku nyanja n'imusozi, ashyira ejuru ukuboko kw'iburyo akwerekeza ku ijuru. niko kurahira ihoraho iteka ryose, yaremye ijuru n'ibirimo byose, n'isi n'ibiyiriho byose, n'inyanja n'ibirimo byose, ati, nta kundi gutegereza igihe umumarayika wa karindwi azaba agiye kuvuza impanda, Imana izahita isohoza umugambi wayo ubukiri ibanga, nk'uko yawumenyesheje abagaragu bayo b'abahanuzi. nuko nongera kumva rya jwi nigeze kumva ry'uvugira mu ijuru, arambwira ati, genda ufate ka gatabo kabumbuye kari mu kiganza cy'umumarayika uhagaze ku nyanja n'imusozi. nuko ndagenda nsanga uwo mumarayika, musaba kumpa ako gatabo. arambwira ati, ngako gatwara ukarye ukamare, nikagera mu gifu karagusharira, naho mu kanwa karaba kakuryoheye nk'ubuki. nuko mfata ako gatabo ngakura mu kiganza cy'umumarayika, ndakarya ndakamara. mu kanwa kandyohera nk'ubuki, ariko kageze mu gifu karandurira. maze numva bambwira ngo, ugomba kongera gutangaza iby'Imana ikweretse byerekeye abantu b'amoko menshi n'amahanga menshi, n'abavuga indimi zitari zimwe n'abami benshi. ibyahishuwe umutwe wa 11. nyuma mpabwa ikibingo cyo gupimisha, barambwira ngo, haguruka ufate ingero z'ingoro y'Imana n'iz'urutambiro rwayo, kandi ubarure n'abayisengeramo. icyakora ntufate ingero z'ikigo kizengurutse ingoro, kuko cyo cyagizwe icy'abanyamahanga.
bazaribata umurwa w'Imana hashira amezi 42. Nzatuma abahamya 2 bo guhamya ibyanjye, maze bagende bambaye imyambaro y'ubwirabure, bahanure bavuga ibyo mbatumye hashira iminsi 1260. Abo bahamya bombi nibo bya biti by'iminzenze 2, ni nabo ya matara abiri ateretswe imbere ya Nyagasani ugenga isi. Iyo hagize ushaka kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa kabo ugatwika abanzi babo. Uko ni ko ushaka kubagirira nabi agomba kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gutegeka ijuru imvura ntigwe kugeza igihe bazarangiriza guhanura. Bafite n'ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyorezo by'ubwoko bwose igihe cyose babishakiye. Nibarangiza guhamya ibyo batumwe, igikoko kizava ikuzimu kibatere, kibatsinde maze kibice. Nuko imirambo yabo izanama mu gihanda cy'inzira cya wa mugi mugari, hahandi umwami wabo yabambwe ku musaraba. Ku buryo bwo kugereranya, uwo mugi witwa Sodoma na Misiri. Abo mu moko yose n'imiryango yose n'abavuga indimi izo arizo zose n'abo mu mahanga yose bazashungera iyo mirambo, be kwemera ko ihambwa hashire iminsi 3 n'igice. Abo bahanuzi bombi abatuye isi yose bazabishima hejuru, banezezwe nuko bapfuye, maze bohererezanye impano zo kwishima, kuko abo bombi bari bababaje cyane abatuye isi. Nyamara iminsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uturutse ku Mana winjira muri bo, maze barahaguruka bahagarara bemye, abababonye bashya ubwoba. Abo bahanuzi bumva ijwi ry'uvugira mu ijuru avuga cyane ati, nimuzamuke muze hano. Bahera ko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babareba. Muri ako kanya hawe umutingito w'isukaze, maze 1/10 cy'umujyi kirasenyuka, abantu 7,000 bahitanwa nawo. Abasigaye utahitanye bashya ubwoba, nuko baha Imana yo mu ijuru ikuzo. Dore icyago cya kabiri kirahise, nyamara icya gatatu kigiye kuza bidatinze. Hanyuma umumarayika wa 7 avuza impanda, mu ijuru humvikana amajwi y'abavuga cyane bati, ukwiriye kwima ingoma ngo ategeke iyi si ni Nyagasani Imana yacu, hamwe na Kristo yatoranyije, kandi izayigenga iteka ryose. Maze babakuru 24 bicaye imbere y'Imana ku ntebe zabo za cyami, bikubita hasi baramya Imana bavuga bati, Nyagasani Imana ishobora byose, wowe uriho kandi wahozeho, tugushimiye ko wakoresheje ububasha bukomeye ufite ukima ingoma. Abanyamahanga bararakaye, ariko none igihe kirageze ngo uburakari bwawe bugaragare. Ni igihe cyo gucira abapfuye imanza no kugororera abagaragu bawe b'abahanuzi n'intore zawe zose zigutinya, ari aboroheje ari n'abakomeye. Ni igihe cyo gutsembaho abatsemba isi. Mu ijuru ingoro y'Imana ihera ko irakinguka, isanduku y'isezerano iyirimwo iraboneka. Imirabyo irarabya, amajwi ararangira, inkuba zirahinda, isi iratigita, hagwa n'urubura rukaze. Ibyahishuwe umutwe wa 12. Hanyuma mu ijuru haboneka ikimenyetso gikomeye, nicyo mugore wambaye izuba, ushinze ibirenge ku kwezi, kandi mu mutwe akaba yambaye ikamba rigizwe n'inyenyeri 12. Yari kunda atakishwa n'ibise byamuryaga. Nyuma ikindi kimenyetso kiboneka mu ijuru, nicyo kiyoka cya kabutindi cy'urutuku, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi kuri buri mutwe cyari cyambaye ikamba. Nuko gikoresha umurizo wacyo nk'umukubuzo, gihanantura ku ijuru 1/3 cy'inyenyeri, kizijugunya ku isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore wari ugiye kubyara, cyiteguye kumira bungura umwana kiva mu nda. Uwo mugore abyara umwana w'umuhungu, ugomba kuzayobora amahanga yose, ayaragije inkoni y'icyuma. Nuko uwo mwana ahita arahwa, ajyanwa ku Mana yicaye ku ntebe yayo ya cyami. Uwo mugore ahungira mu butayu, ahantu Imana yagennye bazagaburirwa, hagashira iminsi 1260. Mu ijuru intambara irarota,
Mikayire n'ingabo z'abamarayika ayobora barwanya cya kiyoka, maze nacyo kirabarwanya gifashijwe n'abamarayika babaye ingabo zacyo. Ikiyoka kiratsindwa, nticyaba gikemerewe kuguma mu ijuru kimwe n'ingabo zacyo. Nuko icyo kiyoka cya kabutindi kimeneshwa mu ijuru, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, iyobya abatuye isi bose. Maze kiroha ku isi kimwe n'abamarayika bacyo. Numva ijwi ry'uvugira mu ijuru avuga cyane ati, ubu agakiza k'Imana yacu karasohoye. Ubu yerekanye ububasha bwayo ngo yime ingoma. Ubu Kristo Imana yatoranyije yagaragaje ubushobozi bwe, kuko waregaga abavandimwe bacu ku Mana yacu ijoro n'amanywa yameneshejwe mu ijuru. Waregaga abavandimwe bacu baramutsinze, babikesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ry'ukuri bahamyaga, ku buryo bemeye guhara amagara yabo ntibatinya no gupfa. Nuko rero wajuruwe n'abagutuyemo, nimwishime. Naho wasiwe nawe wanyanja we, mugushije ishyano. Dore Satani arabamanukiye, aje arakaye cyane, kuko azi ko igihe cye gisigaye ari gito. Cya kiyoka kibonye ko kiroshywe ku isi, gitangira guhiga wa mugore wabyaye umwana w'umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri nk'ay'akagoma nini, kugira ngo aguruke ajye hahantu yateganyirijwe mu butayu, ahungireyo ya nzoka, hashira imyaka 3 n'igice ahagaburirirwa. Iyo nzoka ivundereza amazi ameze nk'uruzi, irukurikiza wa mugore kugira ngo rumutembane. Nuko isi igoboka umugore, irasamimira urwo ruzi ruvuye mu kanwa ka cya kiyoka. Ikiyoka kirakarira uwo mugore, maze kijya kurwanya itsinda ry'abasigaye bamukomokaho. Abo nibo bakurikiza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku by'ukuri Yesu yahamije. Nuko icyo kiyoka gisigara gihagaze ku musenyi wo ku nyanja. Ibyahishuwe umutwe wa 13. Nyuma mbona igikoko giturumbutse mu nyanja, cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Buri hembe ryari ritamirijeho ikamba, naho kuri buri mutwe handitswe izina rituka Imana. Icyo gikoko nabonye cyasaga n'ingwe. Amajanja yacyo yasaga n'ay'ikirura, naho umunwa wacyo ugasa n'uw'intare. Cya kiyoka giha icyo gikoko ububasha bwacyo n'intebe yacyo ya cyami n'ubushobozi bwacyo bukomeye. Mbona umwe muri ya mitwe yacyo usa n'uwari warakomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwari rwarakize. Abatuye isi bose baratangara, bakurikira icyo gikoko. Nuko bose baramya icyo kiyoka, kubera ko cyari cyahaye igikoko ubushobozi. Baramya n'icyo gikoko ubwacyo, bavuga bati, mbese ninde uhwanye n'iki gikoko? Ninde wagihangara akakirwanya? Icyo gikoko cyemererwa kuvuga amagambo y'ubwirasi atuka Imana no gukoresha ubushobozi bwacyo, hagashira amezi 42. Nuko gitangira gutuka Imana, gituka n'izina ryayo n'aho ituye, hamwe n'abatuye ijuru bose. Icyo gikoko cyemererwa kurwanya intore za Nyagasani no kuzitsinda, gihabwa ubushobozi bwo kwigarurira imiryango yose n'amoko yose, abavuga indimi izo arizo zose n'amahanga yose. Abatuye isi yose bazakiramya, ni ukuvuga abatanditswe kuva isi kiremwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama wishwe. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve. Ugenewe kuba imfungwa nta kabuza azafungwa, naho ugenewe kwicisha inkota nta kabuza azicishwa inkota. Ni ngombwa rero ko intore z'Imana zigumya kwihangana, zikaba n'indahemuka. Nuko mbona ikindi gikoko giturumbutse kuzimu. Cyari gifite amahembe 2 asa n'ay'umwana w'intama, nyamara kikavuga nka cya kiyoka. Cyakoreshaga ubushobozi bwose cyahawe na cya gikoko cya mbere, nacyo kigihagarikiye. Cyahatiraga isi n'abayituye kuramya icyo gikoko cya mbere cyakize uruguma rwica. Icyo gikoko cya kabiri cyakoraga ibitangaza bikomeye byo kwemeza abantu, kikamanura umuriro mu ijuru ukagwa ku isi abantu babireba. Bityo kiyobya abatuye isi kubera ibitangaza cyemerewe gukora, gihagarikiwe na cya gikoko cya mbere cyabwiraga abatuye isi ngo bareme ishusho y'icyo gikoko cyakomerekejwe n'inkota, ariko kikarenga kikabaho.
icyo gikoko cya kabiri gihabwa ububasha bwo guhumekera kuri iyo shusho y'icyambere ngo kiyihe umwuka ibe nzima kugira ngo ibashe kuvuga no kwicisha abantu bose batemera kuyiramya, maze aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, abigenga n'abakoreshwa agahato, bose kibahatira gushyirwa ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, kugira ngo hatagira uwemererwa kugira icyo agura cyangwa agurisha adafite icyo kimenyetso, ari cyo zina ry'igikoko cyangwa se umubare uranga iryo zina. Aha niho hagomba ubwenge. Umunyabwenge nafindura umubare w'icyo gikoko kuko uranga izina ry'umuntu. Uwo mubare ni 666. Ibyahishuwe umutwe wa 14. Hanyuma ngira mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, yari kumwe n'abantu 144, buri wese uruhanga rwe rwanditsweho izina ry'uwo mwana w'intama n'irya se. Maze numva ijwi riturutse mu ijuru rimeze nk'amazi menshi asuma cyangwa nk'inkuba ihinda cyane. Iryo jwi numvaga ryari rimeze kandi nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga. Abo bantu bari imbere ya ntebe ya cyami n'imbere ya bya binyabugingo bine n'imbere ya bakuru baririmba indirimbo nshya. Nta muntu wabashaga kwiga iyo ndirimbo ngo ayimenye keretse abo ngabo 144 bacunguwe bakavanwa ku isi. Abo ni abatigeze biyandurisha kuryamana n'abagore, ahubwo barinze ubusore bwabo. Abo nibo bagenda bashagaye umwana w'intama ahagiye hose. Ni abacunguwe bavanywe mu bantu kugira ngo babe umuganura w'Imana n'uw'umwana w'intama. Nta wigeze abumvana ikinyoma na kimwe kuko n'indakemwa. Nyuma mbona undi mumarayika agurukira iriya kure mu kirere cy'ijuru. Yari afite ubutumwa bwiza buhoraho yahawe ngo abutangarize abatuye isi bose, b'amahanga yose n'imiryango yose n'abavuga indimi izo arizo zose n'ab'amoko yose. Yavugaga cyane ati, nimutinye Imana muyihe n'ikuzo, kuko igihe cyayo cyo guca imanza kigeze. Nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko y'amazi. Umumarayika wa kabiri akurikiraho aravuga ati, Babiloni irasenyutse, irasenyutse Babiloni, wa mugi mugari, wuhiye amahanga yose ubusambanyi bwawo bukabije, uyuhira inzoga. Umumarayika wa gatatu nawe akurikiraho avuga cyane ati, umuntu wese uramya cya gikoko n'ishusho yacyo agashyirwa ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, azanywa ku nzoga idafunguye, niyo burakari bw'Imana yasutse mu gikombe cy'umujinya wayo. Bene uwo azababarizwa mu muriro no mu mazuku, abamarayika b'Imana n'umwana w'intama babireba. Umwotsi w'inkongi bababarizwamo ngo rucumba iteka ryose. Ijoro n'amanywa nta gahenge kazigera kabaho, baramije cya gikoko n'ishusho yacyo, no ku muntu wese washyizweho ikimenyetso kiriho izina ryacyo. Ni ngombwa rero ko intore z'Imana zigumya kwihangana, zigakurikiza amategeko yayo, zigakomeza kwizera Yezu. Maze numva ijwi ry'uvugira mu ijuru arambwira ati, andika ngo kuva ubu hahirwa apfa bakinambye kuri Nyagasani. Ibyo ni koko, ni nako Mwuka w'Imana abivuze ati, abo bazaruhuka imvune z'imirimo yabo kuko bazaherekezwa n'ibyiza bakoze. Hanyuma ngira mbona igicu cyera. Kuri icyo gicu hari hicaye usa n'umwana w'umuntu. Mu mutwe yari yambaye ikamba rya zahabu, naho mu kiganza yari afite umuhoro utyaye. Undi mumarayika asohoka mu ngoro y'Imana, arangurura ijwi cyane, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahura umuhoro wawe usarure kuko igihe cy'isarura kigeze, dore imyaka yo ku isi ireze. Maze uwicaye kuri cya gicu yahura umuhoro we, asarura iyo myaka yo ku isi. Undi mumarayika asohoka mu ngoro y'Imana iri mu ijuru n'abafite umuhoro utyaye. Undi mumarayika nanone wahawe ubushobozi bwo kugenga umuriro, aza avuye ku rutambiro rw'Imana, avuga cyane, ahamagara wa wundi ufite umuhoro utyaye ati, turira umuhoro wawe utyaye, maze usarura amaseri y'imizabibu yo ku isi kuko imbuto zayo zihishije. Maze uwo mumarayika aturira umuhoro we, asarura imizabibu yo ku isi,
ayiroha mu muvure mugari, havamo inzoga, niyo burakari bw'Imana. Nuko izo mbuto z'imizabibu zengerwa inyuma y'umurwa, maze havamo amaraso asendera ahantu hafite umurambararo wa stadiyo 1,600, naho kuva hasi ujya hejuru ifarasi yagerwa mu ijosi. Ibyahishuwe umutwe wa 15. Nyuma mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye kandi gitangaje. Ni abamarayika 7 bacigatiye ibyago 7 by'imperuka, ari by'Imana yarangirijemo uburakari bwayo. Maze mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahure bivanzwemo umuriro. Mbona n'abatsinze cya gikoko n'ishusho yacyo, kandi batsinze wa mubare uranga izina ryacyo. Bari bahagaze ku kiyaga cy'ibirahure, bafashe inanga bahawe n'Imana. Baririmbaga indirimbo ya Musa, umugaragu w'Imana, n'indirimbo y'umwana w'intama, bagira bati: Nyagasani Imana ishobora byose, mbega ukuntu ibyo ukora bikomeye kandi bitangaje. Wowe mwami ugenga amahanga, mbega ukuntu imigenzereze yawe ari iy'ubutabera n'ukuri. Ninde utagutinya Nyagasani? Ninde utagusingiza? Ni wowe muziranenge wenyine. Amahanga yose azaza kwikubita imbere, azakuramya kuko ibikorwa byawe by'ubutabera byagaragaye. Hanyuma y'ibyo mbona mu ijuru ingoro y'Imana irakinguwe, ari ryo hema rihamye isezerano yagiranye n'abayo. Abamarayika 7 bacigatiye bya byago 7 basohoka muri iyo ngoro, bari bakenyeye mu gituza imyenda ikenkemuye kandi irabagirana, bayikenyeje imikandara ya zahabu. Kimwe muri bya binyabugingo 4 giha abamarayika 7 inzabyandwi za zahabu zuzuye uburakari bw'Imana ihoraho iteka ryose. Iyo ngoro yuzura umwotsi kubera ikuzo ry'Imana n'ububasha bwayo. Nta muntu n'umwe wabashije kwinjira mu ngoro kugeza ubwo ibyago 7 byazanywe n'abamarayika 7 birangiye. Ibyahishuwe umutwe wa 16. Hanyuma numva ijwi rikaze ry'uvugira cyane mu ngoro y'Imana, abwira abamarayika 7 ati: Nimugende musuke ku isi za nzabyandwi isuzuye uburakari bw'Imana. Umumarayika wa mbere aragenda, asuka urwabya rwe ku isi, ibisebe bibi biryana bihita byaduka ku bantu bashyizweho ikimenyetso cya gikoko, bakanaramya ishusho yacyo. Umumarayika wa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, amazi ahita ahinduka amaraso nk'ay'umuntu upfuye, maze ibifite ubuzima byose byo mu nyanja birapfa. Umumarayika wa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi no mu masoko y'amazi, bihita bihinduka amaraso. Nuko numva umumarayika ushinzwe iby'amazi agira ati: Ndi ntabera kuko wagennye guca imanza utyo, wowe muziranenge uriho kandi wahozeho, kubera ko bamenye amaraso y'intore zawe n'ay'abahanuzi bawe. Nicyo gitumye nawe ubaha amaraso ngo abe ariyo banywa, ubakaniye ubakwiye. Hanyuma numva ijwi ry'uvugira ku rutambiro agira ati: Ni koko Nyagasani Imana ishobora byose, uca imanza z'ukuri n'ubutabera. Umumarayika wa 4 asuka urwabya rwe ku zuba, rihita rihabwa uburenganzira bwo kotsa abantu bikabije. Nuko abantu bababurwa n'icyokere cy'izuba rikaze, maze batuka Imana ifite ububasha kuri ibyo byorezo, nyamara ntibemera kwisubiraho ngo bayihe ikuzo. Umumarayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe ya cyami ya cya gikoko, ubwami bwacyo buhita bucura umwijima. Abantu bakanjakanja indimi zabo babitewe no kuribwa cyane, maze batuka Imana yo mu ijuru kubera ububabare n'ibisebe bafite. Nyamara ntibemera kwisubiraho ngo bareke ibibi bakora. Umumarayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi rugari rwa Efurati, amazi yarwo ahita akama kugira ngo abami baturutse iburasirazuba babone inzira. Nuko mbona ingabo za Satani 3 zisa n'ibikeri zavaga mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka cya gikoko no mu kanwa ka wa muhanura b'inyoma. Izo nizo ngabo za Satani zikora ibitangaza byo kwemeza abantu, zisanga abami bo ku isi yose ngo zibakoranyirize kujya ku rugamba kuri wa munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nyagasani aravuga ati: Dore ndaje ngutunguye nk'umujura. Hahirwa umuntu wese uhora ari maso,
akagumana imyambaro ye kugira ngo atavaho agenda ari umutumbure, maze agaterwa isoni nuko bamubona yambaye ubusa. Izo ngabo za Satani zikoranyiriza abami ahantu hitwa Harimagedoni mu Giheburayi. Umumarayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, maze mu ngoro y'Imana kuri ya ntebe ya cyami kumvikana ijwi ry'uvuga cyane ati, karabaye. Nuko imirabyo irarabya, amajwi ararangira, inkuba zirahinda, n'isi iratingita cyane. Kuva abantu baba ku isi ntihigeze habaho umutingito w'isi ukaze nk'uwo. Wa mujyi w'icyatwa Babiloni usadukamo gatatu, n'indi migi y'amahanga irasenyuka. Uwo mujyi w'icyatwa Imana iwugerera mu kebo kawukwiye, iwuhira inzoga ibirira mu gikombe, ariyo burakari bwayo bukaze. Ibirwa byose birahunga, imisozi nayo ntiyongera kuboneka. Nuko amahindu manini ava mu ijuru agwira abantu, rimwe rifite uburemere bwaba nka kilo 40. Abantu niko gutuka Imana kubera icyo cyorezo cy'amahindu kuko cyari gikabije. Ibyahishuwe umutwe wa 17. Hanyuma umwe mu bamarayika barindwi bari bafashe za nzabya ndwi araza arambwira ati, ngwino nkwereka igihano giteganyirijwe indaya kabuhariwe, ariyo wa mujyi w'icyatwa wubatswe ku nkombe z'amazi magari. Abami bo ku isi basambanye nayo, kandi abatuye isi basinze ubusambanyi bwayo nk'uwasinze inzoga. Mwuka w'Imana nzaho, maze ndabonekerwa, umumarayika njyana kure mu butayu. Nuko mbona umugore uhetswe n'igikoko gitukura, cyari cyuzuyeho amazina atuka Imana. Icyo gikoko cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umugore yari yambaye imyenda y'agaciro y'umutuku wijimye n'itukura tukutuku, kandi yirimbishije ibintu bikozwe muri zahabu no mu mabuye y'agaciro n'amasaro y'agahebuzo. Yari afashe mu ntoki igikombe gikozwe muri zahabu, cyuzuye ibizira ku Mana n'ibihumanya biva ku buraya bwe. Mu ruhanga rwe hari handitswe izina ry'irigenurano ngo, Babiloni y'icyatwa, nyina w'indaya, n'ibyo ku isi byose bizira ku Mana. Nuko mbona ko uwo mugore yasinze amaraso y'intore z'Imana, kimwe n'amaraso y'abishwe bahorwa guhamya ibya Yezu. Mubonye ntyo ndumirwa. Nuko umumarayika arambaza ati, utangajwe n'iki? Ngiye kugusobanurira amayobera yerekeye uwo mugore n'ayerekeye igikoko kimuhetse, gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Igikoko wabonye cyahozeho kera, none ntikikiriho. Ubu kigiye kuva ikuzimu kugira ngo kirimburwe. Abatuye isi batanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuva isi ikiremwa bazatangara babonye icyo gikoko kigeze kubaho, none kikaba kitakiriho, ariko kikazongera kubaho. Kuri ibyo haragomba ubwenge butuma umuntu asobanukirwa. Ya mitwe 7 niyo misozi 7 wa mugore yicayeho, ubundi kandi niyo bami 7. Abatanu muri bo barahangutse, umwe ni uri ku ngoma ubu, naho undi ntaraza. Naza azagomba kumara igihe gito. Cya gikoko cyahozeho ubu kikaba kitakiriho, nicyo mwami wa 8. Uwo mwami abarirwa hamwe na ba bandi 7 kandi agiye kuzatsembwaho. Amahembe 10 wabonye nayo ni abami 10 bataratangira kwima ingoma, ariko bazahabwa ubushobozi bwo kwima ingoma bafatanyije na cya gikoko kumara isaha imwe. Bose uko ari 10 bahuje umugambi wo kwegurira cya gikoko ububasha n'ubushobozi bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko azabatsinda kuko ari we mutegetsi ugenga abategetsi, akaba n'umwami ugenga abami. Azabatsinda afatanyije n'abo yahamagaye akabatoranya bakamubaho indahemuka. Umumarayika arongera arambwira ati, amazi wabonye hahandi yandaya yicaye, niyo moko n'imbaga n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe. Na ya mahembe 10 wabonye, kimwe na cya gikoko bizanga yandaye. Bizayicuza ibyo ifite byose, biyisige ari umutumburi. Bizayirya bitapfuna inyama zayo, maze biyitwire ikikongo cye. Erega Imana yashyize umugambi wayo mu mitima yabyo, ngo bikore ibyo nayo yagambiriye. Bityo ayo mahembe azahuriza ku mugambi umwe rukumbi,
yegurire cya gikoko ubushobozi bwayo bwa cyami kugeza ubwo ibyo Imana yavuze bibaye. Naho umugore wabonye ni wa mujyi w'icyatwa uganjemo ubwami bufite ubutegetsi ku bami bose bo ku isi. Ibyahishuwe umutwe wa 18. Hanyuma mbona undi mumarayika amanutse ava mu ijuru, aza afite ubushobozi burambuye, isi yose imurikirwa n'ikuzo rye. Nuko arangurura ijwi cyane agira ati: Babiloni irasenyutse, irasenyutse Babiloni, wa mujyi w'icyatwa, usigaye utuwe n'ingabo za Satani, uhindutse isenga ry'intumwa ze zose zihumanya, uhindutse kandi inturo y'ibisiga byose bihumanya kandi bizira. Amahanga yose yanyoye inzoga zawo, arizo busambanyi bwawo bukabije. Abami b'isi bagiye basambana nawo, kandi n'abacuruzi bo ku isi bakungahajwe n'umurengwe wawo utagira akagero. Hanyuma numva ijwi ry'undi uvugira mu ijuru agira ati: Nimusohoke muri Babuloni bantu banjye, kugira ngo mutagira uruhare ku byaha byayo, maze mugasangira nayo ibyorezo biyigenewe. Erega ibyaha byayo byarenze ihaniro, kandi Imana ntiyibagiwe ubugome bwa Babuloni. Nimuyiture ibihwanye n'ibyo yakoze. Akebo yabagereyemo, mukayigereremo inshuro ebyiri. Inzoga ikaze yabahaye, muyihe irushijeho gukara inshuro ebyiri. Aho Babiloni yo yageze yihikuzo n'umurengwe, muhageze kuyiteza ububabare n'ubwirabure. Dore iribwira iti: Ndimakajwe, ndi umwamikazi, sindi umupfakazi, kandi sinteze kugira uwo niraburira bibaho. Niyo mpamvu ibyorezo biyigenewe ari byo ndwara zica no gupfusha n'inzara bizayigwira icyarimwe. Izakikongoke, kuko Nyagasani Imana yayiciriyeho urwo rubanza igira amaboko. Abami b'isi bihaye gusambana n'icyo cyatwa Babiloni, bakarengwa, bazarira baboroge babonye umwotsi w'inkongi yayo. Bazayitaza kubera gutinya ububabare bwayo, bagire bati: Mbega ishyano rikugwiriye, wowe Babiloni, umujyi w'icyatwa w'igihanganye. Isaha imwe irahagije kugira ngo akawe kabe gashobotse. Abacuruzi bo ku isi nabo baririra uwo mujyi, baranawiraburira, kuko nta muntu n'umwe ukigira icyo agura ku bicuruzwa byabo. Ntawe ukigura zahabu yabo na feza n'amabuye y'agaciro n'amasaro y'agahebuzo n'imyenda myiza inoze n'imyenda y'umutuku wijimye n'itukura tukutuku n'indi yitwa hariri. Nta n'ukigura ibiti byabo by'imboneka rimwe by'amoko ataramwe, kimwe n'ibikozwe mu mahembe y'inzovu, mu mbaho z'agaciro, mu muringa, mu butare no mu mabuye yitwa marumari. Ntawe ukigura n'ibyitwa sinamomu n'ishangi n'amarashi n'ububani n'indi mibavu na divayi, kimwe n'amavuta y'iminzenze n'ifu n'ingano. Ndetse ntawe ukigura ibimasa byabo n'intama, amafarasi n'amagare akururwa nayo, abantu bacuruzwa cyangwa se binkorera gahato. Abo bacuruzi babwira uwo mujyi bati: Ibyo wararikiye kubona byagushizeho, ibyakuryoheraga n'ibyaguteraga kurengwa byose, ngo hubi ntibizongera kuboneka ukundi. Abakungahajwe no gucuruza muri uwo mujyi bazawitarura, babitewe no gutinya ububabare bwawo. Bazawiraburira, baboroge, bavuge bati: Mbega ishyano rigwiriye umujyi w'icyatwa, wari wambaye imyenda myiza inoze n'iy'umutuku wijimye n'itukura tukutuku, wari urimbishijwe zahabu n'amabuye y'agaciro n'amasaro y'agahebuzo. Nyamara isaha imwe irahagije kugira ngo ubukungu bwabo bushireho. Abayobozi b'amato n'abagenzi atwara, abasare bayo n'abandi bose batunzwe n'imirimo yo ku nyanja bari bitaruye uwo mujyi. Babonye umwotsi w'inkongi yawo, bariyamira cyane bati: Nta mujyi wigeze kuba uhwanye n'uyu w'icyatwa. Birenze imikungugu, biraburira uwo mujyi, baboroga cyane bati: Mbega ishyano no mujyi ubonye. Dore ubukungu bwawo nibwo bwakungahaje bene amato yo mu nyanja. Nyamara isaha imwe irahagije kugira ngo byose biwushireho. Icyakora wowe wajuru wishime, kuko Babiloni isenyutse. Namwe ntore z'Imana, namwe ntumwa zayo, namwe bahanuzi bayo, nimwishime kuko Imana yayiciriye urubanza rukwiranye n'ibibi yabagiriye. Umumarayika w'igihangange
aherako aterura ibuye ringana n'urusyo runini cyane arijugunya mu nyanja, aravuga ati, uku niko umujyi w'icyatwa Babiloni uzatsembwaho, ntihagire uwongera kuwubona ukundi. Muri wowe ntawe uzumva ukundi abacuranzi b'inanga n'abaririmbyi n'abavuza imyirongi n'impanda. Ntawe uzongera kukubarizamo umunyabukorikori uzi umwuga uwo ari wo wose. Muri wowe nta jwi ry'urusyo rizongera kumvikana ukundi. Urumuri rw'itara ntiruzakubonesherezamo ukundi, kandi muri wowe nta jwi ry'umukwe n'umugeni rizongera kumvikana. Impamvu ni uko abacuruzi bawe bigize ibihangange ku isi, kandi amarozi yawe yayobeje amahanga yose. Koko Babiloni yahowe gutahurwamo amaraso y'abahanuzi n'ay'intore z'Imana, kimwe n'ay'abiciwe kuri iyi si bose. Ibyahishuwe umutwe wa 19. Hanyuma y'ibyo mu ijuru numva urusaku rw'imbaga nyamwinshi y'abantu bavuga cyane bati, Haleluya! Agakiza n'ikuzo n'ububasha n'iby'Imana yacu, imanza ica n'iz'ukuri n'ubutabera. Yaruciriye ya ndaya kabuhariwe, yahumanishije isi ubusambanyi bwayo. Imana yayihoye amaraso y'abagaragu bayo yishe. Barongera bati, Haleluya! Inkongi y'uwo mujyi ihora icumba iteka ryose. Ba bakuru 24 bikubita hasi, kimwe na bya binyabugingo 4, baramya Imana yicaye kuri ya ntebe ya cyami, bagira bati, Amina. Haleluya. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami agira ati, nimushime Imana yacu, mwabagaragu bayo mwese mwe, namwe abayitinya, aboroheje n'abakomeye. Hanyuma numva ijwi ry'imbaga nyamwinshi rirangira nk'amazi menshi asuma, cyangwa se nk'iry'inkuba zihinda cyane. Numva bavuga ngo, Haleluya! Nidushime Nyagasani Imana yacu ishobora byose, kuko yimye ingoma. Nitunezerwe twitere hejuru, tumusingize kuko igihe cy'ubukwe bw'umwana w'intama kigeze, kandi umugeni we akaba yiteguye. Yemerewe kwambara umwenda mwiza unoze, ukenkemuye kandi urabagirana. Uwo mwenda unoze ushushanya ibikorwa bitunganiye Imana by'intore zayo. Nuko umumarayika arambwira ati, andika ibi, hahirwa batumiwe mu bukwe bw'umwana w'intama. Yungamo ati, ubwo ni ubutumwa bw'ukuri buvuye ku Mana. Mpita mwikubita imbere ngo muramye, ariko arambwira ati, sigaho, ndi umugaragu w'Imana kimwe nawe, kandi kimwe n'abavandimwe bawe bakomera ku by'ukuri Yezu yahamije, ahubwo uramye Imana. Iby'ukuri Yezu yahamije nibyo bikoresha abahanuzi. Hanyuma mbona ijuru rikingutse, mbona n'ifarasi y'igitare, uwihetse akitwa indahemuka n'umunyakuri, ashingiye ku butabera, aca imanza kandi akajya no ku rugamba. Amaso ye ameze nk'ibirimi by'umuriro, kandi yambaye amakamba menshi mu mutwe. Afite izina rimwanditsweho ritazwi n'undi uwo ari we wese keretse we wenyine. Yambaye ikanzu yinitse mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru zari zimukurikiye, zihetswe n'amafarasi y'ibitare, kandi zambaye imyenda inoze y'igitare ikenkemuye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, azatera amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma, kandi imbuto z'imizabibu azazengera mu muvure, havemo inzoga, niyo burakari bukaze bw'Imana ishobora byose. Ku mwambaro we no ku kibero cye handitse iri zina: Umwami ugenga abami n'umutegetsi ugenga abategetsi. Maze mbona umumarayika uhagaze ku zuba, arangurura ijwi cyane, abwira ibisiga byose byagurukaga iriya kure mu kirere cy'ijuru ati, muze mukorane murye iby'umunsi mukuru wateguwe n'Imana. Muze murye intumbi z'abami n'iz'abagaba b'ingabo n'iz'ibihangange. Murye intumbi z'amafarasi n'iz'abo yari yahetse. Murye abantu bose, abigenga n'abakoreshwa gahato, aboroheje n'abakomeye. Nyuma mbona cya gikoko, mbona n'abami b'isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uwuhetswe n'ifarasi n'ingabo ze. Icyo gikoko kirafatwa, kimwe na wa muhanura b'inyoma. Niwe wari warakoze ibitangaza byo kumuranga, ahagarikiwe na cya gikoko.
ibyo bitangaza abishukisha abantu bari barashyizweho ikimenyetso cy'igikoko kandi bakaramya ishusho yacyo. Icyo gikoko kirohwa ari kizima mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku, na wa muhanura b'inyoma akirohwamo. Ingabo zacyo zo zicishwa inkota iva mu kanwa k'uhetswe n'ifarasi, nuko ibisiga byose byijuta intumbi zazo. Ibyahishuwe umutwe wa 20. Nuko mbona umumarayika amanuka ava mu ijuru, yari afashe mu ntoki umunyururu munini n'urufunguzo rw'ikuzimu. Agira atya asumira cya kiyoka, ni ukuvuga ya nzoka ya kera yitwa umwanzi cyangwa Satani, maze akibohesha uwo munyururu mu gihe cy'imyaka 1000. Aherako akiroha ikuzimu, arahafunga arahadanangira, kugira ngo icyo kiyoka kidakomeza kuyobya amahanga kugeza ubwo imyaka 1000 irangiriye. Nyuma yaho kigomba kuzarekurwa igihe gito. Mbona n'intebe za cyami zicaweho n'abahawe ubushobozi bwo guca imanza. Mbona n'abantu baciwe imitwe bahorwa gukomera ku by'ukuri Yezu yahamije no gutangaza ijambo ry'Imana. Abo ntibigeze baramya cya gikoko cyangwa ishusho yacyo, kandi ntibigeze bemera gushyirwaho ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Nuko barazuka bimana ingoma na Kristo imyaka 1000. Iryo ryabaye izuka rya mbere. Abapfuye bandi ntibazutse kugeza ubwo imyaka 1000 irangiye. Abahawe umwanya mu izuka rya mbere barahirwa, kandi abo ni umwihariko w'Imana. Urupfu rwa kabiri nta bushobozi rwafiteho. Bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazima ingoma hamwe nawe imyaka 1000. Imyaka 1000 nishira, Satani azarekurwa ava aho yari afungiye, ajye kuyobya abo mu mahanga yo mu mpande zose z'isi, ariyo Gogi na Magogi, maze abakoranyirize kujya ku rugamba. Umubare wabo uzaba ungana n'uw'umusenyi wo ku nyanja. Nuko baraza bakwira isi yose, maze bazenguruka inkambi z'intore z'Imana n'umurwa wayo ikunda, ariko umuriro umanuka mu ijuru urabatsemba. Maze Satani wabayobyaga aroha mu kiyaga cyaka umuriro kirimo n'amazuku, aho cya gikoko na wa muhanura b'inyoma bari bamaze kurohwa. Bazahagorerwa ijoro n'amanywa iteka ryose. Maze mbona intebe ya cyami nini kandi yera de y'Imana, mbona niyicayeho. Isi n'ijuru biyihungira kure, birabura rwose. Mbona n'abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birabumburwa, habumburwa n'ikindi gitabo, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza zishingiye ku byo bakoze uko byanditswe muri ibyo bitabo. Inyanja igarura abapfuye yari ibitse, urupfu ubwarwo n'ikuzimu bigarura abapfuye byari bibitse. Nuko bose bacirwa imanza zishingiye ku byo bakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa mu kiyaga cyaka umuriro. Icyo nicyo rupfu rwa kabiri. Umuntu wese batasanze yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nawe aroha mu kiyaga cyaka umuriro. Ibyahishuwe umutwe wa 21. Nyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Nuko mbona umurwa w'Imana, ari wo Yerusalemu nshya, umanuka uva mu ijuru ku Mana. Wari uteguwe nk'umugeni warimbishijwe agiye gusanganira umukwe. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane ati, ubu Imana ije gutura hagati mu bantu, ibane nabo, maze baba abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ntawe uzongera gupfusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bizaba bivuyeho. Maze yari yicaye kuri ya ntebe ya cyami iravuga iti, dore byose mbihinduye bishya. Nuko yungamo ati, andika ibyo, kuko ayo magambo ari ay'ukuri, akwiye kugirirwa icyizere. Nuko arambwira ati, byose birarangiye. Ni Alufa na Omega, ni ukuvuga intangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuha kunywa ku mazi y'ubugingo ku buntu.
n'utsinda wese ibyo nzabimuhaho 8, kandi nzaba Imana ye nawe umwana wanjye. naho ibigwari n'abahemu n'abakora ibizira ku Mana, abicanyi n'abasambanyi, abarozi n'abasenga ibigirwamana, kimwe n'ababeshya bose, umugabane wabo uzaba kuroha mu kiyaga cyaka umuriro kirimo n'amazuku, nirwo rupfu rwa kabiri. Hanyuma haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bacigatiye za nzabya ndwi zuzuye ibyorezo 7 biheruka ibindi, arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni w'umwana w'intama. Mwuka nzaho ndabonekerwa, maze umumarayika njyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, anyereka umurwa w'Imana ari wo Yerusalemu umanuka uva mu ijuru ku Mana. Warabagiranaga ikuzo ryayo, ukabengerana nk'ibuye ry'agaciro, mbese nk'iryitwa yasipi, ribonerana nk'isarabwayi. Wari uzengurutswe n'urukuta rurerure kandi rugari, rufite amarembo 12 arinzwe n'abamarayika 12. Kuri ayo marembo hari handitswe amazina 12 y'imiryango 12 ikomoka kuri Isirayeli. Iburasirazuba hari amarembo 3, mu majyaruguru 3, mu majyepfo 3, n'iburengerazuba 3. Urukuta rw'uwo murwa rwari rwubatswe ku rufatiro rw'amabuye 12, kandi kuri ayo mabuye hari handitswe amazina y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Umumarayika twavuganaga yari afite ikibingo cy'izahabu kugira ngo afate ingero z'umurwa, amarembo yawo n'urukuta rwawo. Uwo murwa wari impande enye, umurambararo wawo wanganaga n'ubugari. Nuko umumarayika afata ingero z'umurwa n'icyo kibingo, umurambararo wawo wari stadiyo 12,000, kandi umurambararo n'ubugari n'ubuhanike byaranganaga. Umumarayika afata ingero z'urukuta rwari rufite imikono 144 z'ubuhagarike, kandi urugero yakoreshaga nirwo abantu bari basanzwe bakoresha. Urukuta rwari rwubatswe n'amabuye yitwa yasipi, naho umurwa ubwawo wubatswe muri zahabu itavanze, ibonerana nk'ikirahuri. Amabuye yari yubatse urufatiro rw'urukuta yari arimbishijwe n'amabuye y'agaciro y'ubwoko butari bumwe. Dore amazina y'amabuye yari agize urufatiro: irya mbere ni yasipi, irya kabiri safiro, irya gatatu agata, irya kane emerodi, irya gatanu onigisi, irya gatandatu saridiyo, irya karindwi kirezorito, irya munani berilo, irya cyenda topazi, irya 10 kirisopuraso, irya 11 yakinto, irya 12 ametisito. Amarembo 12 y'umurwa yari agizwe n'amasaro y'agahebuzo 12. Buri rembo ryari rikozwe mu isaro rimwe. Umuhanda mugari unyura mu murwa wari ushashwemo zahabu itavanze, ibonerana nk'ikirahuri. Muri uwo murwa nta ngoro nahabonye, kuko Nyagasani Imana ishobora byose ariyo ngoro yawo, hamwe n'umwana w'intama. Uwo murwa ntukeneye kuvirwa n'izuba cyangwa ngo umurikirwe n'ukwezi, kuko ikuzo ry'Imana ari ryo riwumurikira, kandi umwana w'intama akawubera urumuri. Amahanga azagenda amurikiwe narwo, kandi abami b'isi bazahaza n'ibyiza byabo bihebuje. Amarembo y'umurwa azahora akinguye amanywa yose, ndetse ntazigera akingwa, kuko nta joro rizahaba. Bazahaza n'ibyiza bihebuje n'ibifite agaciro by'amahanga, ariko nta gihumanya kizinjira muri uwo murwa, cyangwa umuntu wese ukora ibizira ku Mana cyangwa ubeshya. Hazinjira gusa abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ibyahishuwe umutwe wa 22. Hanyuma umumarayika anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo abengerana nk'isarabwayi. Urwo ruzi rwavaga kuri ya ntebe ya cyami y'Imana n'umwana w'intama, rugatemba hagati mu muhanda mugari w'umurwa. Ku nkombe zombi z'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto inshuro 12 mu mwaka, inshuro imwe buri kwezi. Ibibabi byacyo bikoreshwa mu kuvura amahanga indwara.
nta muvumo uzongera kubaho ukundi. Intebe ya cyami y'Imana n'umwana w'intama izaba muri uwo murwa, kandi abagaragu bayo bazaza kuyiramya. Bazabona mu maso hayo, kandi bazandikwaho izina ryayo mu ruhanga. Nta joro rizongera kubaho, kandi bazaba batagikeneye urumuri rw'itara cyangwa urw'izuba, kuko Nyagasani Imana izababera urumuri, maze bime ingoma iteka ryose. Nyuma umumarayika arambwira ati, ayo magambo ni ay'ukuri kandi akwiye kugirirwa icyizere. Nyagasani Imana ikoresha abahanuzi niyo yatumye umumarayika kwereka abagaragu bayo ibyenda kubaho bidatinze. Yezu aravuga ati, dore ngiye kuza bidatinze, hahirwa abakurikiza ibyahanuwe biri muri iki gitabo. Ni jyewe Yohani wumvise ibyo, kandi nanabyibonera. Maze kubyumva no kubibona, nikubita imbere y'umumarayika wabinyerekaga ngo muramye. Ariko arambwira ati, sigaho, genda umugaragu w'Imana kimwe nawe, kandi kimwe n'abavandimwe bawe b'abahanuzi n'abandi bose bitondera ubutumwa buri muri iki gitabo, ahubwo uramye Imana. Nyuma arambwira ati, ubuhanuzi buri muri iki gitabo nk'ubugira ibanga, kuko igihe ibyo byose byagenewe cyegereje. Inkozi y'ibibi yose nigumye ikora ibibi, n'uwanduye umutima agumye yandure, naho intungane igumye ikora ibitunganye, n'umuziranenge agumye abe umuziranenge. Yezu aravuga ati, dore ngiye kuza bidatinze, nzanye ibihembo, kugira ngo mpembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo azaba yarakoze. Ndi Alufa na Omega, ni ukuvuga uwibanze n'uheruka, ndi intangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa amakanzu yabo, bityo bakemererwa kunyura mu marembo, bakinjira mu murwa w'Imana, bakarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Inyuma y'uwo murwa hazasigara abiyandarika n'abarozi, abasambanyi n'abicanyi, abasenga ibigirwamana n'abakunda kubeshya bakanariganya. Yewe Yezu, natumye umumarayika wanjye ngo abemeze ibyo byerekeye amatorero y'Imana. Ni igihe gishyitsi cya Dawidi, nkabamukomokaho, kandi ni nyenyeri imurika mu rukerera. Mwuka n'umugeni baravuga bati, ngwino. Uwumva ibyo nawe navuga ati, ngwino. Ufite inyota nawe naze, n'ushaka wese aze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ndaburira umuntu wese wumva ibyahanuwe biri muri iki gitabo, nihagira umuntu ugira icyo abyongeraho, Imana izongera ku gihano cye ibyorezo bivugwa muri iki gitabo. Nihagira umuntu ugira icyo agabanya ku byahanuwe biri muri iki gitabo, Imana izakuraho umugabane we ku giti cy'ubugingo no ku murwa wayo, nk'uko byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ukuri kw'ibyo byose aravuga ati, yego, ngiye kuza bidatinze. Ni koko birakaba bityo. Ngwino Nyagasani Yezu. Nyagasani Yezu nagumye kugirira bose ubuntu. Kubwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nk'uko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu uwo ari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi. Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukorera Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muri buka kubwo yakoraga igitangaza cy'Ikana y'i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyo yavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma,
haranditse ngo icyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ng'ibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ng'ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe ni igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibihishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye, tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, no kuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru rishya n'isi nshya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo Uko wabatizwa mu Mwuka Wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'Umwuka Wera ariko ntibabatizwe mu Mwuka Wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'Umwuka Wera. Ariko hagatanga mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu Mwuka Wera, nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'Ibyakozwe n'Intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Pawulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Pawulo kugira ngo Pawulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya. Ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntabwo twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa naho ari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV, ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga. Kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo Isezerano rya kera n'Isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kurica, no kandi video yose turayifite y'igitabo icyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook. Ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukaguka.
byose